Yes, reka nongere musuze kandi mwifurize gukomeza kugubwa neza cyane aho yose mu citandukanye by'isi tukwifurije kugira amahirwe n'imwishatsi by'ukora byose bigeneza tariki 5 nkuko ubyifuza. Birumvikana turi ku masaha y'umugoroba wo kuri iki cyumweru cya tariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Birumvikana tugarukanye amakuru akomeye cyane rero tugarukanye amakuru akomeye cyane n'amakuru agiye kwibanda kuri politiki ndetse na diplomasi ndetse no ku by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ukomeje kugenda uzamba mu buryo bukomeye cyane by'umwihariko ni ku butaka bwa kiragiwe cya Kongo ndetse na hariya mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda kwizamagingo ya ibintu byamaze kuba bizamba mu buryo budasanzwe. Intambara by'umwihariko yiye kwimukira mu gihugu cy'u Burundi nkuko uwitwa Perezida Fardc ndayishimiye aje kuba rero abitangaza cyangwa se amazi iminsi abitangaza gusa nawe atangaza ko kuzamagingo rwose atagomba kuba yakomeza by'umwihariko aterera agati muri gihugu kagomba kuba rero yatera by'umwihariko mbere yuko M23 imutera cyangwa se leta y'u Rwanda nkuko we atangaza ko abarwanya umutwe wa M23 ari ingabo z'u Rwanda yabagiye kurwana nazo rero akomeje atangaza ko rero agiye kuba yabatera mbere yuko bo bamutera. Byo tugiye kuba tubigaho 5 kuri 5 nabo ndi nyine kandi kumwe na mugenzi wanjye ku murongo wa telefone ni Bwana Pio aho ngaho muri uwo mugi wa Bukavu byifashe gute kugeza muri aya masaha. Murakoze cyane ni byinshi komeje kugenda bigaruka cyangwa se ni byinshi komeje kugenda bibera muri uyu mugi wa Bukavu by'umwihariko ni byinshi cyane tugiye kuza kuba dukomoza. Yes, byinshi cyane uraza kuba by'umwihariko utubwira mu by'ukuri bimwe bikomeje kugenda bigaragara aho ngaho turaza kugarukaho mu buryo burambuye ugende dusobanura 5 kuri 5 ni nk'ibiye bikomeje kugenda bigaragara muri amasaha y'umugoroba. Yes, nyuma y'imirwano ikomeye cyane yakomeje kugenda ihuza inyeshamba z'umutwe M23 ndetse n'igisirikare cya Fardc by'umwihariko ni hariya Rusizi ya kabiri rwose niho hakomeje kugenda habera byinshi cyane bigiye bitaruka turuze kuza kuba dukomozaho ikibuga cya gisirikare by'umwihariko cy'ingabo za Fardc by'umwihariko cyari giherereye hara ni kuba cyangwa se n'ikigo cya gisirikare cyari gikomeye cyane muri uyu mujyi wa Bukavu rwose ni ikigo turuze kuza kiba tukigaruka rwose cyabariyemo amarorerwa akomeye cyane ariko kandi saza no kuba tubabwira ko abaturage barekiriye inyeshamba z'umutwe wa M23 direko bagiye batangaza nabo byinshi bitandukanye turakomoza kubisasu Fardc akomeje kugenda itera mu gihugu cy'u Rwanda ariko by'umwihariko za bunda z'ubwirinzi z'igihugu cy'u Rwanda zakomeje kugenda zibizimiriza mu kirere ndetse turagaruka no kuri misere zidasanzwe no muri zategwaga kuri ya nzu izwi cyangwa se kuri ranzu n'ubundi ariko mishwe kugenda yubakwa hara ku mupaka yakora umupaka n'imwereko kuza uyu mugabo Bukavu ndetse n'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se n'akarere ka Rusizi muri rusange igisasu naho cyatewe hari by'umwihariko bishaka kuba cyasenya iranzu ariko nacyo cyaje kuba kizimirizwa mu kirere n'ingabo za RGF nako turibuze no gukomoza kuri General Masunzu. Yes, ni byinshi tukomeje kwenda twumva waduteguriye ariko nubundi hari nibindi byinshi turagenda tukubazaho nabyo tukubaze niba hari amakuru bashije kugenda ubimenyaho nkuko bikomeje kugenda bitangazwa rero muri aya masaha bikomeje kugenda bitangazwa ko rero by'umwihariko ingabo z'umutwe wa M23 zamaze kuba zakwakira abasirikare ngobeshi cyane biki gihugu cy'u Burundi by'umwihariko abangaba rwose nabaje bagaragara mu mashusho ateye agahinda ngo bafite intwaro zabo bazimanitse ibyaje kwa nubundi bitungura abantu benshi cyane kuri izi ngabo z'igihugu cy'u Burundi zisangwe zizwe kuba zakwihambira yewe hari nabyinshi komishwe ndabigaruka aho bitangazwa kuri rero ingabo za kiriya gihugu cy'u Burundi ndetse n'ingabo z'igihugu cya Kongo Fardc bamaze kuba abahungira hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo bikaba bikomishwe bigaragara ko rero tunariko ari ashobora kuba habera isibaniro nabyo uragenda ubidusobanurira nimwe kandi turagenda tunakubaza kubyerekeranye by'umwihariko ni nabandi ibasirikare bitangazwa ko rero by'umwihariko baje kuba abafatwa n'abaturage ubwabo n'indwanyi cyangwa se n'abarwanyi b'umutwe wa FDL bitangazwa ko abangaba baje kuba by'umwihariko bafatirwa by'umwihariko muri uwo mugi wa Bukavu ariko ngo ni muri ambushi yakozwe n'abaturage ibyo byose uragenda ubidusobanura 5 kuri 5 by'umwihariko ibyo wabashije kuba wamenya birashoboka ko hari ibyo ushobora kuba wibagiwe mu nkozi ingenzi wamaze kuba utubwira turagenda byose tubikwibutsa ibyo wabashije kuba wamenya ugende ubitugezaho 5 kuri 5 gusa mbere y'uko rero dutanga kugenda tukwifashisha mu makuru yacu reka manze nibutse by'umwihariko basanzwe badukurikira ahanga kuri Image TV icyo tugusaba kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 makuru yose ndetse n'ibigano byitandukanye murabizi ko ahanga ushobora gusanga amakuru yizewe amakuru yagizwe ibanga amakuru utasanga mu bindi bitangaza amakuru byitandukanye amakuru atabogamye cyangwa se atavuga ngo M23 yatsinze atari byo cyangwa se ngavuge ngo
abarundi batsinze kandi atari byo tugenda tukugezaho update cyangwa se amakuru uko byifashe. Ni no mpamvu rero niba ukunda amakuru by'umwihariko y'ukuri yizewe 100% uba ugomba kuba wakwiyandikisha aho ngaho handitse ngo subscribe mu ruhande rw'iburyo munsi ya video ugakandaho, cyangwa se ngo handitse s'abonner ubwo ni mu rurimi rw'igifaransa. niba maze kubikora tugwaye ikaze rikadutangirane na mugenzi wacu bwana Pio n'ubundi adusobanura by'umwihariko ko byerekeranye n'ibi byiriwe bibera hariya kuri uriya mupaka wa Rusizi ya kabiri. Tugende twumva uko bimeze, mugaraza kuba rero amaze kudusobanura ko byagenze, turagenda tumwifashisha adusobanurire nuko byifashe na hariya kuri kiriya kibu cyangwa se kuri kiriya kigo cya gisirikare cyari gikomeye hariya muri uriya mujyi wa Bukavu cyaje kiba kiberamo amahano akomeye cyane. Bwana Pio, tangira utubwira uko byari byifashe cyangwa se nuko byifashe nonaha muri iyo Rusizi ya kabiri. Murakoze cyane kuri ubu ngubu rwose guhera mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri 2025 ubwo rwose guhera mu masaha mu gitondo n'ubundi ibintu byarushijeho kuba bibi cyane. ubwo inyeshyamba z'umutwe M23 n'ubundi mu ijoro ryakeye ariko wa 15 z'ukwezi kwa kabiri 2025 ubwo rwose abarwanyi binjiraga mu mujyi wa Bukavu cyangwa se binjiraga muri mujyi neza cyane, ubona ko rwose nta kibazo na kimwe bari bafite, ndetse ubona ko ingabo za Fardc zari zamaze kuba zahunga ndetse n'ingabo z'abarundi, ariko mu guhunga zasize zikoze amarorerwa akomeye cyane, cyangwa se zimaze kuba cyangwa se zize ko zimaze kuba zakora amarorerwa akomeye cyane, dore ko n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye byo ko nk'inyuma y'uyu mujyi n'ubundi bagiye batega ibisasu kwa butaka, ndetse banagerageza kuko wabonaga ko n'ubundi hari icyo bizeye cyane ko binjiye cyangwa inyeshyamba z'umutwe mu 23 zo zinjiye n'ubundi zitagwana cyane nka bya bindi byari bisanzwe zinjiraga n'ubundi zituritse ahantu cyangwa se zirasa mu buryo budasanzwe, ariko ku mugoroba rwose ubwo zinjiraga ndetse na mu gitondo ubwo abarwanyi n'ubundi bagaragaraga ari benshi muri uno mujyi, ingabo za Fardc wagira ngo zari zifite ikintu zizeye, dore ko n'ubundi zakoze ibishoboka byose cyangwa se zakoze n'ubundi operation idasanzwe. Ni operation n'ubundi yagaragayemo indege za Sukhoi 25 ndetse inagaragaramo bimwe mu bitwaro butaka by'umwihariko by'igisirikare cya Fardc, ndetse bigaragaramo ibindi bikorwa byinshi bitandukanye ngo muri Rusizi ya kabiri rwose hakomeje kugenda haba imirwano na mukanya gashije rwose, imirwano irimbanyije abasirikare ba Fardc n'ubundi barimo kurwana n'ingabo z'umutwe mu 23 ubwo rwose bamanukaga ku musozi. abazi Rusizi ya kabiri ashobora kuba bari kwareba bamanukaga ku musozi bajya hasi rwose aho ingabo za Fardc zari zabatanguriye, ubwo izinyeshyamba zari zamaze kuba zinjira mu kigo gikomeye cyane cya gisirikare giherereye hano mu mujyi wa Bukavu, bivuga ko rwose ari cyo kigo kinini cyane hano uyu Bukavu nk'uko n'ubundi leta y'u Kongo rwose yagiye ibitangaza. Ni ikigo rero cyabagamo cyabari gicumbikemo imiryango y'abo basirikare bagiye batandukanye ba Fardc, harimo na bamwe mu bana babo ndetse hakabamo n'abagore babo, ariko abangaba bagiye bahungisha ubwo bumvaga ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'ubundi ziri mu nzira, ubwo zazaga rero bahise bahungisha imiryango yabo ndetse abari basigayemo nibo babahanganye n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Yes, habayeho kurasana byaje kuba n'ubundi bitera ibisasu ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, ariko by'umwihariko andi makuru nanone akomeje kugenda agarukwaho nuko kugiza amagingwa by'umwihariko muri ibyo bice kugiza amagingwa n'ubundi ibintu bitoroshye. Bikomeje bitangazwa ko nubwo hari abasirikare baje kugaragara by'umwihariko bafite intwaro zabo bazimanitse ndetse bamanitse no kuvuga ngo bamanitse amaboko abasirikare bakiraga cy'urundi, ariko biragatangazwa ko uwitwa General Niba ngo akomeje kugenda ategura urugamba ndetse ngo rugomba kuba rwatangira vuba nyuma y'uko n'ubundi mujyi wa Bukavu ngo wafashwe. Hari icyo bakishi cyane ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'urundi cyuko n'ubundi ingabo z'umutwe wa M23 zahita by'umwihariko zerekeza ku butaka bw'icyo gihugu cy'urundi mutangiza intambara, ndetse we n'uwitwa Evans Ndashimiye nawe yabigarutse atangaza ko agiye gutangiza intambara. Izo magingo rero beshi bari mu rujijo baribaza se umutwe wa M23 koko uraza kuba wajya mu gihugu cy'urundi utangiza intambara bitewe nuko abo basirikare b'igihugu cy'urundi bakomeje kugenda bazonga mu buryo bukomeye cyane abarwanyi b'umutwe wa M23 bitewe no kwihambira kwabo, cyangwa se n'ubundi nta gahunda hari yo gutera igihugu cy'urundi kiri mu bwoba bw'ubusa. ubu ngubu tuvugana bamwe mu basirikare cyangwa se bamwe mu nyeshyamba z'umutwe wa M23 turabona ko bo bafite gahunda n'ubundi yo kugera kuri uyu mupaka by'umwihariko umupaka uza iki gihugu cya Kongo ndetse na cya gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere ka Rusizi. Ubu rwose tuvugana abasirikare rwose umutwe wa M23 turabona ko n'ubundi nta operation bafite kujya mu gihugu cy'u Burundi. Iyo baza kuba bayifite bari gukomeza kumanuka n'ubundi berekeza ku mupaka by'umwihariko ukuza Repubulika cyangwa se iki gihugu cya Kongo ndetse na cyo gihugu cy'u
Burundi dore ko rwose nawo uri mu birometero bike cyane uvuye hano muri uyu mujyi wa Bukavu ariko kandi imirwano ye rwose kuri ubu amasasu amaze kuba make cyangwa se akomeje kugenda avuga ari make cyane by'umwihariko ni imbunda ntoya cyane zikomeje kugenda zirasa muri rusange. Yes, abasirikare se b'igihugu cy'u Burundi bivuga ko bagaragaye by'umwihariko bamanitse amaboko muri video by'umwihariko ziteye isoni n'ikimwaro kubona abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari basize by'umwihariko ejo bundi ngo bakoze ibikorwa rwose bigayitse cyane byo kurwana nka Al-Shabaab by'umwihariko bifashishije imishibuka kwiza amagingo bakaba bagaragaye mu mashusho ateye agahinda bamanitse intwaro zabo bishyikiriza ingabo z'umutwe wa M23. Ibyo bintu byaba ari ukuri cyangwa n'ubundi no mukino waje kuba ukinwa n'aba basirikare? Uretse leta y'igihugu cya Kongo ifite ibanga irimo kuba yakoresha ndetse no mu bitero karabutaka n'ubundi ukubona ko ntago iri kuba ibyitayeho ariko rwose igiye iri kuba ibikoreye n'ubundi irimo kubikorera rimwe ikiteye ngo arimo abaturage cyangwa se n'abarimo kuri ingabo z'igihugu cy'u Burundi bitewe n'uko n'ubundi zifatanya na leta y'igihugu cya Kongo ndetse akaba ari n'abanywanyi bakomeye cyane by'umwihariko bafitanye imipango idasanzwe n'imipango n'ubundi igomba kuba yarimbura ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda nk'uko n'ubundi abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bumva nabo ubwabo babivuga ko rwose urabiteguye cyane kubana n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange ariko bishikirije izi ngabo n'ubundi abagiye urabona ko n'ubundi nani b'abasirikare bake cyane ndetse n'ibikoresho byatanzwe urabona ko ni ibikoresho bike cyane cyangwa se bito cyane ugereranyije n'ibindi bikomeje kugenda bikoreshwa by'umwihariko mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biberamo imirwano ikomeye cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo abo basirikare bagaragaye muri ayo mashusho cyangwa ntabwo bagaragaye? Abasirikare bo bagaragaye ariko n'ubundi bavuga ko n'ubundi ari muri ya mitego n'ubundi leta y'igihugu cya Kongo ikomeje kugenda ikorera izi nyeshyamba ntabwo yaba yibeshe kuko urebye ibyo bari gupanga cyangwa se operation iri gupangwa n'ubundi iri gupangwa ku mpande zombi ni ku ruhande rw'igihugu cya Kongo ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya Fardc cyangwa se cy'abarundi gifatanyije rwose n'igisirikare cya Afurika y'Epfo urabona ko rwose aribo bikubiye cyangwa se aribo bari mu mupango ukomeye cyane. Yes, mbere y'uko rero by'umwihariko tugera ku nkuru watubwiye yo witwa Generali Pacifique Masunzu umujenerali rwose ukomeye cyane mu ngabo z'igihugu cya Kongo Fardc by'umwihariko harandi makuru twifuza kubanza watubwiraho abarwanyi b'umutwe wa FDL ngo bakorewe ambushi n'abaturage noneho muri uwo mujyi wa Bukavu kugeza ubwo rero abaturage bo baje kuba biyamburira imodoka abo barwanyi b'umutwe wa FDL byagenze gute ayo makuru waba wayamenye ese byagenze gutubwira ngo abaturage bashe kwa none bakifatira ku gakanu iyo FDL bivuga ko yari maze igihe nayo ibazengereza kandi mu by'ukuri aba barwanyi baravuye mu cy'u Rwanda bakoze jenoside yakorewe abatutsi. By'umwihariko ngira none nageze naho babaciye imodoka cyangwa se babakuriye mu modoka by'umwihariko mu mujyi rwagati n'ubundi ni abahazi cyangwa se abazi Bukavu ni mu mujyi rwagati ubwo rwose abaturage benshi bagiye batandukanye muri uyu mujyi wa Bukavu bazi ko rwose n'ubundi abakoze amahano by'umwihariko ari nyeshyamba z'umutwe FDL n'ubundi bakoze amahano mu gihugu cy'u Rwanda kandi bo ubwabo bazi ko n'ubundi ngo M23 irimo kurwanira uburenganzira bwabo cyangwa se irimo kurwanya leta y'igihugu cya Kongo ikomeje kugenda n'ubundi yica abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se ari mu bwoko bw'abanyamurenge muri urwego rero nibwo zakuye igitutu gikomeye cyane byo binatuma abaturage bagiye batandukanye by'umwihariko hano mu mujyi wa Bukavu bagwanya cyane cyangwa se batsinda cyane cyangwa se n'ubundi batimba mu cyari nyeshyamba z'umutwe wa FDL bizose ubwo bazi ko n'ubundi FDL ari yasize akoze amana mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bakanaba bazi ko leta y'igihugu cya Kongo nayo ubwabo irimo kuba yakwica abaturage bagiye batandukanye vuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse ni FDL yagiye igaragara mu bikorwa by'ubusahuzi mu kwiba bimwe mu mitungo y'abaturage mu gufata ku ngufu ndetse no kubabaza abaturage cyangwa se abasivili muri rusange nyuma kuri uyu mutwe n'ubundi bagiye ugaragaza ibyo bikorwa byose bigiye bitandukanye nk'uko rwose uyu mutwe ukomeje kugenda wibandwamo n'ubundi abaturage by'umwihariko bari bakomeje kugenda cyangwa se bo ubwabo n'ubundi banahiraga yuko bazifatira abasirikare ba FDL rwose ngo ari bo ubwabo bazabarwanye Burundi rero naho imodoka rwose yakiwe n'ubundi nagerageje kuba nagera ndetse n'abasirikare b'umutwe wa FDL n'ubundi hari bamwe n'ubundi bakubiswe cyane mu buryo budasanzwe by'umwihariko n'abaturage babatera amabuye abandi rwose babashoboye n'ubundi bafatana mu maboko rwose babonaga ko ari intambwe ikomeye cyane by'umwihariko hagati y'izi mpande zombi ndavuga uruhande rw'abaturage muri mu gihugu Bukavu ndetse n'inyeshyamba z'umutwe wa FDL yasize koze amabi mu gihugu cy'u Rwanda. Yes, bwana Pio urakoze kubwiyo nkuru nanone sobanuriye bagenzi cyangwa se abasanzwe badukurikira kuri uyu muyorongo w'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Reka rero twinjire kuri iyo nkuru by'umwihariko yo witwa Generali Pacifique Masunzu. Uyu nguru rwose nukomeje kugenda agarukaho cyane mu bitangaza makuru bitandukanye yewe abaturage bo bakomeje
bakomeje kugenda bamusabira ibihano bikomeye cyane. General Masunzu akomeje kugenda ashinjwa kuba by'umwihariko yarihaye cyangwa se yarinjiye mu bikorwa byo kuba yarwanya ubwoko bwe cyangwa se abo basanzwe bari mu bwoko bumwe n'abanyamurenge. Kugeza amagingo akomeje kugenda by'umwihariko asabirwa n'abaturage ibihano bikomeye cyane. General Masunzu kugeza amagingo nibihe bintu bikomeje kugenda bimuvugwaho? uyu mujenerali yari yanahunze umujyi wa Goma, uyu mujenerali yari yanahunze umujyi wa Goma dore ko rwose ari umwe mu basirikare bakomeye cyane b'iki gihugu cya Kongo, ndetse akaba n'umwe mu bakomeye cyane by'umwihariko muri iki kivu y'amajyepfo by'umwihariko hano mu mujyi wa Bukavu. Uyu mugabo rero cyangwa se uyu mujenerali n'undi nawe uri mu bwoko bw'abanyamurenge cyangwa se ubwoko bw'abatutsi muri rusange, nyuma y'uko yagiye arwanya bene wabo ndetse mu bikorwa bigiye bitandukanye by'umwihariko byo kwica abatutsi n'ubundi yabigaragaragamo, ndetse ukabona ko n'ubundi afite gahunda idasanzwe yo kuba yarimbura ubwo bwoko bwose muri rusange. Uyu mugabo rero ntabwo yigeze yiyumvwamo n'abaturage bagiye batandukanye by'umwihariko hano mu gihugu cya Kongo by'umwihariko muri mujyi wa Bukavu, ndetse dore ko bamwe na bamwe n'ubundi yagiye akora amahano by'umwihariko no gusahura mu mujyi wa Bukavu yabaga abifitemo uruhare, dore ko n'ubundi yitabazaga ingabo cyangwa se yajyanaga n'ingabo ze rwose bakajya gusahura aho bafataga ku ngufu y'umugabo. Ntabwo yigiraga atabara rwose, yajyaga ashyiramo umunyu cyangwa se yajyaga n'ubundi yoheza cyangwa yajyaga afatanya nabo mu gukora ibyo bikorwa bibi cyane byagiye bikorerwa abaturage, akaba ari byo n'ubundi byakomeza kugenda bituma abaturage bagiye batandukanye ko batamwiyumvamo na busa, ndetse bo ubwabo bagatangaza ko bagomba kuba bamwihigira bakamwica muri rusange bakamuvana, kuko n'ubundi ibikorwa akomeje kugenda akora ari ibikorwa bibi cyane. Yes, kugeza amagingwa ya Masunzu akomeje kugenda afatirwa ibihano bikomeye cyane. Niba atari yagaragara ku rugamba nk'uko birutse gutangazwa ko ashobora kuba by'umwihariko ngo yanaraturikanywe na mine by'umwihariko, ariko by'umwihariko ikamukomeretsa ntimuhitane, akaba ari kuvurwa. Kugeza amagingwa ya muri uwo mujyi wa Bukavu byifashe gute? Abaturage bariho gute? So umutekano urahari? Amasasu yahagaze? Tugenda dusoza uragenda dusobanurira by'umwihariko ko byifashe aho ngaho muri uwo mujyi wa Bukavu. Yes, murakoze cyane. Nyuma yuko rwose nyuma yuko ku masaha yo kumanwa ku masaha y'ikigicamunsi rwose cyo kuri uyu munsi, nyuma yuko rwose hari misile n'ubundi zatewe n'ubundi zishaka kuba zasenya inzu nini yari kubaka cyane ku mupaka by'umwihariko w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo. Rwose iyo misile n'ubundi yaje kuba izimirizwa mu kirere cyangwa se yapfubirijwe mu kirere n'ingabo za RDF cyangwa se ingabo z'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko zerereye kuri uyu mupaka by'umwihariko ngozi iki gihugu cya Kongo ndetse na Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda. Rwose bakomeza kugenda batera misile nyinshi, ndetse u Rwanda rukomeza kugenda ruzisamira mu kirere cyangwa se rukomeza kugenda n'ubundi ruzipfuriza mu kirere by'umwihariko zikagira hasi, n'ubundi nta kibazo na kimwe giteje. Abona aho rwose abaturage bari bafite ubwoba bukomeye cyane, nk'uko n'ubundi Kisekedi amaze kuba yatangaza ko n'ubundi umujyi wa Bukavu n'ubundi wose n'ubundi agomba kuba yawutwika. Bari bamaze kuba bagira ubwoba bukomeye cyane, gusa kuri ubu ngubu urabona ko amasasu n'ubundi amaze kuba yaceceka cyangwa se agahenge kaje kuba akagerwaho by'umwihariko muri rishoro, ariko n'ubundi nukerera aho n'ubundi biraba ari umudirimbano n'ubundi mukerera abantu bari barimo kurwana mu buryo budasanzwe by'umwihariko bamwe mu baturage n'ubundi rero urujya n'uruza urabona ko n'ubundi abari kujya hanze n'ubundi bo ni bakiya cyane, ariko inyeshyamba z'umutwe M23 nazo ukabona ko n'ubundi zikomeje kugenda zicunga umutekano. Yes, ku ruhande noneho rw'umupaka w'u Burundi ndetse na Kongo byifashe gute ko icyo gihugu cy'u Burundi kiri mu kaga gakomeye cyane, ndetse ko twabigarutseho ko hari icyo bagikomeye cyane cyuko M23 ishobora kuba yatayerekeza muri icyo gihugu cy'u Burundi cyangwa se by'umwihariko igihugu cy'u Burundi cyo gikata by'umwihariko cyongera kurasa by'umwihariko igihugu cy'u Rwanda, dore ko Burundi butahwemye kuvuga ko budahanganye by'umwihariko na M23 kuri ubwo butaka bw'igihugu cya Kongo, ahubwo bahanganye n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi ho byifashe gute? Ubu tuvugana umupaka urarinzwe cyane mu buryo budasanzwe, ndetse urabona ko n'ubundi biteguye intambara isa n'isaha, biteguye ko inyeshyamba z'umutwe M23 n'ubundi isa n'isaha yuko zahagera mu bikoresho butaka rero byashyizwe kuri umupaka, ndetse n'abasirikare benshi cyane b'igihugu cy'u Burundi. Rwose urabona ko namwe mu mapaka agiye atandukanye cyangwa se namwe mu makamyo manini n'ubundi anahetse abasirikare b'u Burundi rwose banze kuba bava muri izo modoka by'umwihariko abandi bari ku butaka, urabona ko biteguye urugamba cyane, ndetse bakomeje kugenda ngo bafata iby'uburyo n'ubundi bacunga uyu mupaka, bavuga ko rwose isaha n'isaha inyeshyamba z'umutwe M23 baraziteguye cyane ku buryo rwose aho zaminira hose n'ubundi bagomba kuba bazereza isomo, nguko n'ubundi bagiye ubwabo babitangaza ngo rwose batakwemerera ko n'ubundi zinyeshyamba n'ubundi zinjira mu gihugu cy'u Burundi. Yes, bwana Pio, reka tugushimire cyane, tugusaba no kugenda dukurikirana akantu kandi kwikomeje kugenda bibera kuri ubwo butaka bw'igihugu cya Kongo.
mwakoze cyane. Yes, namwe raba bari baduteza amatwi n'ubundi reka tubashimire cyane tubabwire ngo rwose muraciro mudahari ntabwo twaba dukora cyangwa se ntabwo twaba atubwira aya makuru gusa icyo tugusa nta kindi komeza namwe mutwereke ko turi kumwe ko mudushigikiye mukande kuri subscribe musige igitekerezo cyanyu aho ngo muri comment by'umwariko mutibagiwe akadarapo k'igihugu mureremo bityo turushe kugenda tumenyana gatatu kuri gatanu biciye mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi ko bwije ndetse nuko bukiye namaze kubikora gutyo rero n'ubundi turagusaba kugumana natwe kubundi tukagenda tubagezaho amakuru yose akomishwe aturuka mu bice byitandukanye by'isi.